Okay. Mbanje kubasuhuza igicamunsi cyiza nshuti bakunze mudasiba gukurikirana ibiganiro bya Nsabira TV. Kakanya rero nongeye gushimira abantu mukomeje rwose gukurikirana ibiganiro tugenda tubagezaho by'ubwenge kandi bikubiye mu kuba buri muntu wese ashobora kugira iya mbere mu gukoresha neza ikoranabuhanga rikaba ryamubyarira umusaruro. Tutihuse rero uyu munsi ngiye kubereka application wowe nka mwarimu ushobora kwifashisha uri gutegura cyangwa se ugashyiramo amasomo yawe abana bakabasha gukora attendance mu buryo bwiza, ukabashyiramo exam, ukabafasha gukora imyitozo mu buryo buboroheye. Tudatinze rero urajya kuri Play Store wandikemo my class niyo iri bwagufashe, ariko ngewe kubera ko yisanganwe muri telefone yanjye murayibona ngiyi hano. Numara kujya muri Play Store urayisangamo, downloading uyishyire muri telefone yawe, then ukoreho account kugira ngo tugendane neza akantu ku kandi. Urayikirikaho rero nk'ibisanzwe, dutegereze ifunguke. Nimara gufunguka ubu nibwo buryo iteyemo. Ifite rero ibice bigeze kuri 5 by'ingenzi. Hari hano ureba hari classes, hakaba hari timetable, hasi hakaba attendance reports, munsi yaho gato hakaba class report, hakaba na profile, hakaba na backup. Witonde tugendane akantu ku kandi, ariko ndagira ngo tubanze twakire abantu bashya bakigera kuri iyi channel. Babanze bakore subscribe, bakande hepfo kukazogera kugira ngo tujye tubana no mu zindi videos zitandukanye. Nk'uko mubibona rero hano, ibi ni bimwe mu byagiye bikorwaho nka sample, ariko icyo uhita ukora hano rero iyo uhageze ukora icyo bita add new class. Iyo umaze gukora add new class usangamo ahantu hari save new class date. Ushobora gutangira rero ukinjizamo class. Urugero dushobora kuvuga ngo ni P6, cyangwa se ugashyiramo senior 1 bitewe na field ukoramo. Hano hasi munsi yaho gato hano murahabona, uhita ushyiramo class teacher. Iryo ni izina rya teacher, ukadushyiremo wenda Emi. Nyuma yaho rero hasi ni date, zo ziba ziri automatically. Ukirikaho, urabona iyo umaze gukirikaho haza kalenda ibigaragaza date, ugakora okay. Rero start time ibigezemo, then wamara gushyiramo start time, end time ukayishyiriraho igihe iyo class yawe ishobora kurangirira, then ugakirika, then after ugakora save. Iyo umaze gukora save rero ni igiki gihita gikorwa. Urabona ya save dukoze ihise iza hano, iba registered ku basanzwe barimo banjye. Icyo ukora rero iyo byamaze kumera neza muri ubwo buryo, ushobora kuza ku kindi gice gikurikiyeho. Dore ngaha ya class twakoreraga. Ibyo rero iyo ubisoje, icyo uhita ukurikizaho urareba ahantu handitse students. Dore ngaha utegereze neza, students, uraza ugakirika kuri students. Rero hano gukirika kuri students bakuzanira
kuba ugiye gushyiramo abandi banyeshuri, uraza hano, hari ahantu hari akamenyetso ko guteranya, uraza neza witonze ukirike kuri ako kamenyetso ko guteranya. Urabona ko tayari fomu y'umunyeshuri, urayikora neza, fomu y'umunyeshuri ibije. Aha ushobora gushyiraho izina ry'umunyeshuri, ni urugero reka tumwite Kalisa. Ushobora kumuhereza kode, ushobora kumuha itariki y'amavuko ye, admission, hano ni admission date, akabona admission date. Hari abantu bambwiye ko kuzuza ifomu bibagora, barebereho nabo rero. Ushobora gushyiraho igitsina, ushobora gushyiraho ifoto ye, hano ushobora no guhindura kategori abarizwamo, inter emails, email address, inter father name, mother's name. Ibyo byose rero iyo wamaze kubyuzuzamo ukirika save, ubwo rero umunyeshuri wacu Kalisa akaba yabaye saved. Ushobora no gukirika rero kuri profile ye ukareba ese Kalisa ni muntu ki. Urabona baguhereza profile bijyanye n'uko umunyeshuri wawe wamwinjijemo. Rero iyo wamaze kwinjizamo umunyeshuri wawe, ushobora no kumukorera attendance. Turebe uburyo ushobora guhamagara cyangwa se uburyo umunyeshuri ashobora kwatendinga. Ukora attendance gute rero? Mwitonde, turagenda akantu ku kandi. Ukora attendance y'umunyeshuri mu buryo rwose bugaragara uko bikwiye. Ibyo byose bikagufasha kuba uwo munyeshuri wawe yahamagarwa, agakorerwa follow up, ndetse n'umuyobozi w'ikigo akaba yabona ko uwo munyeshuri mu by'ukuri yatendinze. Nk'uko mubizi rero, uraza gukirikaho kuri add attendance by clicking on add attendance or add with add. Ushobora gukenera interinete iyo uri gushyiramo umunyeshuri umwatendingira, ariko twihuse cyane uraza ukirike hano kuri add attendance, urakirikaho then Kalisa abe yaje nk'uko mubibona nguyu. Rero ni wa munyeshuri wacu twari turi gukorera fomu igaragaza ko uwo munyeshuri abarizwa mu ishuri ry'umwarimu runaka. Rero ushobora kwibaza ngo turamwatendingira gute? Hano muraza kubona akantu hari letter A, ndetse munsi yaho hakaba absent. Aha rero iyo yasibye ushobora gukoreshamo A, cyangwa se ugakoreshamo absent mu magambo arambuye. Noneho rero iyo umunyeshuri yaje, icyo ukora uraza kuri iri bara ry'umutuku risanzwe, iri ngiri uri kubona hano, then warangiza kurizaho ugakirikaho. Iyo ukiritseho rero hakaza iri bara ry'icyatsi, already umunyeshuri aba yabashije kugera ku ishuri. Iyo step rero irangiye, uraza ugakora save, uraza ugasevinga. Iyo usevinze hasi barakubwira ngo attendance start. Ubwo rero bahita bakwereka ku itariki, hano turi ku itariki 5 kuko iyi video nayikoze uyu munsi. Bahita bakwereka ngo ku itariki 5 z'ukwezi kwa 9 2024, umunyeshuri witwa Kalisa yatendinze mu ishuri twatanzeho urugero rya P6 cyangwa se senior 1, bitewe n'ishuri wigishamo. Aha rero hari uburyo bwinshi bwo kuzavinga, ukaba wakora report, ukaba wakora copy, ukaba wakeditinga, ukaba wadiritinga. Iyi app yorohereza
mwarimu mu buryo bwose bushoboka. Rero nk'uko mubibona twari turi kuri ka gace ka attendance. Iyo rero agace ka attendance gasoje tugendana akantu ku kandi. Mwumve tugendane neza. Iyo aka gace ka attendance gasoje ushobora guhita ujya ku gace ka report ukajya kuri exam, then hariho n'utundi duce tugiye dutandukanye. Ariko niba uri mushya reka tukubwire ukore kuri subscribe kugira ngo umusanzu wawe ubashe kuzamura iyi channel, ujye ugenda kubona utuntu twinshi tw'ubwenge kandi tugiye dutandukanye. Rero nk'uko nabibasezeranyije, aka ni agace ka kabiri twavugaga kuri kwinjizamo imyirondoro y'umunyeshuri, ukinjizamo attendance. Ejo rero tuzagaruka tureba neza kuri reports, exam n'uburyo ushobora gutunganyamo bireti automatically ukayibona neza uko telefone yawe wagiye uyihereza amakuru ajyanye n'umunyeshuri. Reka mbabwire ngo rero bye bye, ciao, ndabakunda. Imana ikomeze ibahe umugisha ndetse kandi mukomeze